ariko mana wa Ye nago nabana kuri 5 samani ngo nje kurya ipure cyata naho nabandi. urya ipure yangahe? Nje ndya ipure ya 5 samani. Wow guys rero mubibona Abantu bavuga ko abanyonzi ngo dusuzuguritse ngo na biceri tuba dufite none man reba umbebe nko iki nk'iki wallahi. Fani wamukunda iki vugisha ukuri? Wamukunda iki Fani? Kandi nabagerageza kuduca intege ndagusezeranya ko bitagizigera biba. Kandi ndagusezeranya ko nzakomeza kugukunda ntarebye ku ruhande cyangwa hirya. Nago nkunda ngira za motion zo kurira ngo z'abana nyigire nk'umwana wo mu gipangu nari wo mu gipangu gusa baby ndamukunda cyane ukuri ndamukunda pe nibirenze ibi nabikora pe. Bwa mbere duhuza uyu ni baby wanjye ndamukunda nawe arankunda love yacu ni tugomba kuyikomeza no munsi byo biranarenze. Apropoje umukunzi we guys murebe rwose urabona ko aramupropoje imbere y'abantu hano turiziniya guys urwo bita urukundo nicyo bita urukundo dore urukundo guys araje ariko akamutungure mu propose wow bro reka mbaye ikaze bakunze ba Slim Just TV wakoze subscribe natayikora turagushimiye gusa bantu kore subscribe nabwiye ngoro byinshi byiza nahangaha muzabisanga uyu munsi n'umukongo cyane amakuru ni meza. Bimeze bite? Bimeze neza. Bimeze fresh. Yego. Murabizi ko impamvu ari ahangaha ni surprise. Yego nshaka gutungura umukunzi wanjye. Urakoze. Urakeye kabisa umutuku umweru n'umutuku hejuru urakeye kabisa. Merci. Wambaye angahe? Wambaye angahe? Sha urabona ko nifunze nyine nk'umuntu ugiye gutungura. Ugiye gutungura umuntu? Okay reba muri kamera ugiye gutungura umuntu? Yego. Ugutungura umuntu? Ya gutungura umusheri wanje tumaze igihe dukundana. Ugiye gutungura umusheri wawe mumaze igihe mukundana? Yego. Muri make ufite umukunzi ugiye gutungura? Yego. Nose umukunzi aragukunda? Sha arankunda nyine tuganira ubona ko ankunda pe. Mwahuye ryari? Hashize igihe pe. Hashize igihe mukundana? Yego. Ingahe? Jewe 20. Yego. Imyaka 20 mukundana? Cyawe niyo ufite? Nje niyo mfite ariko dukundanye hashize imyaka 5. Aha, nose ubundi amukunda iki? Nyine mbona yitonda ngira inama n'umwana mwiza. Nushaka kumutungura, nushaka kumutungura kubera iki? Nyine nje nuko nabyifuje nkumva nyine nk'umuntu tumaze igihe dukundana mfite kumukorera akantu. Muri make ugiye kumukora surprise. Yego. Shira wese akora iki? Shira wanje n'umunyonzi. N'umunyonzi. Ariko ni n'umuhanzi. Shira n'umunyonzi. Ajya mbwira ko ari n'umuhanzi. Wakunze umunyonzi? None se ku rukundo rujyaho rushaka nubizi bro? Nonese akabazo ko mbona uri mwiza kuki wakunze umunyonzi? Nyine urukundo rujyaho rushaka pe. Urya rushaka? Yego. Nawe bati nikundiye umunyonzi, wamukunda iki umunyonzi? Angira inama mbona ari n'umwana mwiza kandi aranankunda. Akugira inama n'umwana mwiza. Yego. Abati nanjye kuko angira inama anankunda nikundiye umunyonzi. Ngomba gukamiraho to. Asubwo se umukura? Oya. Waramukunda by'ukuri? Ndamukunda. Kana aragukunda. Okay. Ugiye kumukora surprise wayipanze ryari? Kuko waraduhamagaye ati nshaka gutungura umukunzi wanjye wayipanze ryari bundi? Sha nyine hashize iminsi mbitekereza mbanza kubyigaho to kugira ngo deja mbone uko mbikora neza. Yego. Akorera he umunyonzi? Akorera hariya hepfo ya Gatonya. Ahangaha hafi ya hara hepfo. Yego. Okay guys twagiye agiye gutungura umukunzi we none se tugenda no kubaza ibibazo bitandukanye uwo munyonzi kuko amafaranga arayazana ahagije? Sha ayo yazana yose. Nose amafaranga araboneka? Kunzi ko ubunyonzi n'amafaranga abamo. Sha araboneka nyine make. Ubunyonzi n'amafaranga abamo ndabizi kabisa. Reba uburyo uri mwiza ubusa kugura amavuta araboneka koko bugishuri? Sha aragerageza pe. Nose ufite akazi? Jewe? Yego. Ufite akazi nawe n'umunyonzi n'umukunzi wawe ubuse mubanye gute muri muzima busanzwe? Mubanye gute? Sha tubanye neza nyine nk'abantu bakundana arabona iyo mubirimo neza. Bawumva nta cyabiruta. N'akazi kose arakazi kabisa. Akazi arakabasha.
konzi ubundi abanyonzi bakora akazi kagoye k'iki akazi arakabasha ega okay rero guys tugiye gutungura umukunzi w'umukobwa urumva abuze ko afite umukunzi w'umunyonzi guys twagiye urumva okay twagiye guys twagiye dutungure umukunzi we urabona nyine tugiye kuhagera niye dore nguriye hari abari mu banyonzi hariya ubu ugiye gucana imbere njye nce hano inyuma uramurangaza hanyuma nyine mukorera ibyo nifuje kumukorera okay savana kibazo cameraman twagiye kabisa cameraman twagiye ube hafi aha guys turagiye rero tugiye kureba uwo mugabo uwo musore ufite uramukunzi we okay my brother bro amakuru bro ni meza man bimeze gute bro ndana kubisa igare rya danje bro ngiye kubwira ngo tugende none mbonye ufite microphone ese ndagutwara ufite nizo boro mwana naryiza kabisa nedera bari neza nanjye mba ndimo nshaka amafaranga mwana muse brother amakuru ni meza chanari bitu biracamo hose chananje nari bikabisa dore mu mutwinjiriye imihanda ku gasima amafaranga yaboneka man shanga amafaranga ni insazi musaza abaturage ba amafaranga imva yarabuze basigaye bigendera n'amaguru ari igihe ugasanga utaye nka 5 ku munsi wala muri make byaranze man byaranze ni insazi ariko nyine umuntu aragerageza akareba buryo umuntu abona ahantu kuri kiro cy'ibirayi cyangwa inusu y'akawunga abari naribe musasa wako ufite vibe bro ufite vibe uzikora vibe shamani ni nese wagira uti inusu turimo bisaba ko ufite vibe no muri kwigira umuntu wa danje naga none se bro bundi abanyonzi ahanga amafaranga mubona bigenda gute araboneka sini gake bimeze bite amafaranga nago navuga ngarabura kandi none sinavuga ngaraboneka so amafaranga ni make man ariko nyine kugira ngo wibonere duke twawe dufite umutekano urabikora ukavuga ati man reka nihiringe nyine ndeba kuyonza kuri ibintu man bitazamesha agaciro reka ngiye nihiringe ku igare ryanjye dore nk'ubwo nihiringa none se bro ngo baza kabazo ahanga winjiye mu munyonzi ubu ngo maze imyaka 2 nkora ikinyonzi imyaka 2 bro yose imyaka 2 kabisa nihiringa ariko nanjye mva mbona ari insazi none se bro ukuraho imbaraga man mva man ndahiga kubera ko urabona nk'ubu ngemba nifite abapeti mbandera muri ghetto yanjye iki ufite abana babyaye cyangwa ni ba petit frère barumuna banjye tu rero urabona kuvuga ngo ugiye kuvuga ngo nago waje ugiye gushaka maisha mu nzira zidahwitse ahubwo mvuga ati ngiye kanifatira igare no muri zamvuga ngo reka ninyongere man ntwara abaturage banyere ibiceri tu muri make wihangiye umurimo batika mvucaka igare nkuru ubunyonzi amafaranga aze mahira abana tuvukana nose bro bundi ubona iyisi yacu iyo umuntu adakoze sahomba iyo udakoze urahomba of course man iyo udakoze urahomba nese uzirwa umeze gutyo uri maringaringa man nta biceri ntaki udakoze nyine urahomba tu ubimbwa man kikakurenga ariko iyo ugira ubwenge man butekereza kuri shop nese mvuga ati ngiye kanigurira akagare nihiringa imihanda no mundi aba petit frère banjye batazangwa mu maso man dore inzara kigara bari insazi nose bro mbwira wenda nk'umuhanzi bwatu n'umuhanzi yaciye mu buzima bugoye ndamukunda nk'umuhanzi navuga yaciye mu buzima bugoye nka Bulldog man ko ni umuhungu waza hano centre zazini y'abajepo rabizi hano zazini y'abarahize nanjye mba ndi imihanda ndimo mpiga samutemu ndanihiringa man nkanajya n'agasto nago nkora ubunyonzi gusa n'umuziki ndawukora man ndahiga tu hose kugira ndebe ko wenda ni time kazanarya ukora music cyane ngiye nkora hip hop umuntu murape kabazo kamatsiko sibyo ni gute uhuza music urumva n'ubunyonzi ese bro hari habiki hari ahantu mbone hari abakorera iki hari aboro man ari restaurant akabari nihurira hari abarahenda man nese njye najya kurya wipura cy'atano nakoreye 5 ku munsi urya ipura yangaye se graph yemone man me nako bita kabeto ubwo nangaye umva akabeto abari 5 cyaturu wasa bitewe tu hari hino gutyaho niki iriya ni restaurant akabari man icyo kunywa icyo kurya inzugi ibintu byose birahari man na aramatoriye hari amakenkayori nye ibintu byose birahari tu muri make ni hurira oya hari nago naharira man haba imyaka ihenze nose njye nawe nose bro hurira he ngendira man none epfo hari abantu bakunda kwita muri ndagasko gikongiye nago naba nakurire 5 samani ngo njye kurya ipura cy'atanu naho nabandi urya ipura yangaye njye ngipura 5 samani wow guys rero mubibona amugezeho wow none sikusanze kuri hano ku gasima man ndimo miga ibiceri nyine sheri niko nabye man urantunguye nene nakubwiye ko nibuze kukuvugisha nta cyempiye mu kazi ariko ubu ngubu none se bigenda nibyo mwapanze se ya wapi
iyi surprise irantunguye. we yavuze ati mfite umukunzi nshaka kumutungura ngarukunda cyane. Bibaho ntago bibaho nukuri baby nyine ngenda mukunda nanjye biraho. Ntago nari nzi ko nyine byashobora kunkora surprise man ngatsange ku kazi none amplis ko navuganye ko ndibuze kumusanga ho mu ntashye twe twavuganye ariko n'urukundo man. Yeah, love ibaho nanjye ndayifite ariko man birantunga ibi bintu kweri ntago nari mbizi ntago nabyiteguye tu. Nawe uramukunda ibaze uje kukazakorera. Ngiye hano mba ndi kugasima man mpig. Basi byihanga. Fani rwose uramukunda kabisa. Ubyakiriye gute? Ibintu biragoye nya sinavuga ngo ndishimye sinavuga ngo ndababaye kubera ko aneje abantu. Nk'aba basaza hano tuba dukorana ku gasima no ngiye babazi ko ndi umusaza nihiringa ibiceri mba nishakishiza ndi kuri haso mbese ndi hasera tu. Ngiye ntago binshimishije kubera ko aneje abasaza tuba dukorana no ku muhanda hano iyo ndi guhiga ibiceri bari guhiga ibiceri ariko nyine sinabyanga sinanabimwangira man ko naye ndamwemera ariko ntago nese ko biri kuri uru rwego wala. Kose bro ariko arakwemera man ni serious arakwemera. Fani aranyemera tuvugana kuri phone ambwira akanyemera nkambwira ati baby ndagukunda ijoro ryiza nyine nkumva ko nibyo ndi biraho ariko ntago nese ko love ngiye igezanga iri kuri ino standard man. Ariko banza umuhata urukundo ubona gutunguye aho ukorera man nyine yajyaga ambwira ko nkunda ariko simbyemere tu nkumva nyine ni prank iri aho ngaho ariko noneho Fani urantunguye. Muri make aragutunguye kandi usubona ko gukunda by'ukuri. Umva mise mbona ko love nyine iri seriye man none kubona abantu bavuga ko abanyonzi ngo dusuzuguritse ngo nta biceri tuba dufite noneho man reba umubebe nko iki nk'iki wala. Fani wamukunda iki vugisha ukuri wamukunda iki Fani? None se urukundo rurizana pe ntago ruzanwa bitewe n'akazi ukora cyangwa amafaranga. Ubu se bira gukunda umunyonzi ntago abantu baguca intege. Nyine urumva intege gucika intege ntabwo byabura n'abaca intege ntibabura ariko nyine niwe agira amahitamo yiwe. None se bwo wowe kubona umugore agutunguye ubu ubyakira icyo mu mutima wawe ubyakira ute? Ntago wenda sinavuga ngo sinagira emotion ngo ndire mu bibone ariko man umurakara warakaye wallahi ndamutse ndize sinzi ko mwamoza yakata ibyondo efo umva biranshimishije mandishimye kabisa ndishimye ariko nza harana benshi cyane sinzi hari ya boro man habariza garaza wansubiza nawe kejeri ziniano no babahiga iki niki yaba banyurana mu urujya n'uruza rw'abantu tu biba biraho ko ntago wabyitaho nose ko pfukamye bigenze uti wow guys rero akaba apropoje umukunzi we guys murebe rwose urabona ko aramupropoje imbere y'abantu hano turiziniya guys wow urwo bita urukundo nicyo bita urukundo dore urukundo guys araje agwa tukamutungure mu propose wow bro wow kabisa guys uru n'urukundo rwose uru n'urukundo Fani mana we wow ako ikintu mbonye murakundana by'ukuri kabisa je man love yacu yari hari ariko ntago ari republic man nk'ibi bintu tu kumba nta musi ugira nta musi yo man arabizi Fani subizi ntago ngira za motion zo kurira ngo z'abana nyigire nk'umwana wo mu gipangu nari wo mu gipangu gusa baby ndamukunda nose Fani kuteye ivi urumva Fani akabazo kuteye ivi urumva uri umukobwa si ikibazo buriya nyine ngenda mukunda mani nyine biba byandenze muri make wisamo gutera ivi yego kubera icyo uteye ivi kandi ubona ari umuhungu sicari kuba nditeye hari ikibazo nta kibazo kirimo so gusa turaza kubiganira umbwire kuntu iwo ntunguye ikintu mbonye ubanza uyu muhungu yarakurose ibaze kubona none urumva uraje urapfukamye mpano uzi ko ngiye bintunguye cyane ukuri ndamukunda pe n'ibirenze ibi nabikora pe muri make n'inzu wayimuramutse wayifite cyane ukuri n'isi nayimuhira Fani ngwasakana wamukundiye iki utambeshye wamukundiye iki cyane byinshi namukundiye ngira nka bitanu wamukundiye cyane namukundiye aritonda amesha agaciro mu bandi yego ikindi kandi nawe ariyubaha wenda ntabwo navuga ngo afite akazi karenze ariko muri bike byiwe agerageza kwiyubaha nose Fani ubona akazi arakabasha akayikazi ubwo ngubwo ushaka kuvuga so urugero nako ubunyonzi butwara imbaraga akaza urakabasha man urihiringa tu nibumbe bakweretse urukundo nk'uru nguru so nawe nyine ukora iyo bwabaga tu akazi mvuze urakabumvisha ntako mu bubiri ukora iyo bwabaga mani
nawe ukihiringa tu ukareba. Yego arabibasha. Fani urumva nyine kari akazi nta muntu kajya kananira pe niyo waba uri barahari ni ukuri kw'Imana. Bibi nguyu nakubwire niba ngewe n'iki reka nge ndi rasta kandi nge rasta ku mubiri rasta ku buzima rasta mu bikorwa nawe yakubwira mani. Nose Fani ufashe inzira urumva uraje utunguye umukunzi wawe uteye ivi urumva ibintu Fani gute wabipanze bino bintu Fani gute wabipanze bino bintu. urumva nyine umuntu ujya kumukorera ikintu bitewe n'urukundo akwereka bitewe n'agaciro aguha so nanjye nyine mba mbibona bikantenga nkavuga ati ibyo birareka nzamukora akantu gatuma abona ko mukunda. Yego muri make ufashe ya mbere ni wowe uvuze ko umukunda kandi ubundi yanawukundaga nawe. Ntago ari ufashe ya mbere so kubera ko hambere bwa mbere duhuza twahurije ahantu muri Paris. Muri Paris mwahuriye mu mbari. Nagiye gutwika ahantu ntago ari mu mbari Paris zose ntago zibera mu mbari man. Nagiye gutwika ahantu mu kirori nagiye gutwika mutereye ibi sibyo ngiye gusaba akantu mumera kabisa guys. Fani agiye kumuha kabizu kuko aramukunda sibyo. Oya nta kibazo niba gukunda nabigaragaza sibyo. Ateye ifa kungiye cyangwa agwana kabizu ari kibazo. Okay Fani twagiye ariko mana wa uziko urukundo mukundana n'urw'abahinde. So man ntago twakwitwara nyine nk'abantu bo mu gihe cyashize the past wapi tugomba kubikora nyine. This is our love man. Ni baby wanjye ndamukunda nawe arankunda love yacu nyine tugomba kuyikomeza no munsi byo biranarenze. Nuse Fani nk'urugero nk'uyu mujama aramutse akwanze waramutere ivi se byaba ari ibintu bisebetse ndabaza Fani. urumva nyine buri ukunda umuntu ugerageza amahirwe yakunda yakanga nyine gusa iyo byanze biragora kwiyakira ariko iyo bikunze nabwo biba ari amahirwe. Gukora bino bintu nyine guterera umutipe ivi ni nko kugaragaza nyine muri make kugaragaza ko umukunda ariko nanone ubupima amahirwe. Fani muri make urumva abantu bose wenda bihagarara b'abakobwa bajye birekure babikore. Yego ni nko kwirekura nyine. Ubu nyuma yuko ateye ivi sasa urumva nyuma yuko ateye ivi urumva uri umugabo ubwo nagusebye ko nateye ivi uri umugabo. Man ibi ntabwo navuga ngo ndasebye kubera ko ibi bintu ngiye ntabwo nari mbizi. Nari ndimo miga amafaranga y'umugoroba man nyine mvuga ngo reka nze miga ya nyuma nitahire kuko nari mfite gahunda yo guhuza na baby wanjye man. Ndavuga kamiga ibiceri hakiri kare mvi imihanda hakiri kare n'umuntu nanasanga abapeti bari umuntu wanjye man. Ariko noneho baby binankore kuri no nshuro birarenze ankore byinshi birenze ariko no mu ubundi umva ngubaze ubundi ukimubona urumva ukimubona nyine apfukamye ni gute nyine byakira ute. Reka nkubwire ngewe mbonye umubiri upfukamye ndavuga bigenze ute ni ikintu bisenekereza ndavuze ni igiki namukoreye ni iki nakoze ngiye kumubaza ni iki twapfuye bigenze gute kupfukamye man. Mbona afite ring man agiye biranunguye man. Iyi ni inshuro ya mbere mu baby ngiye anunguye to. Nose Fani ubundi uyu mugabo wawe sibyo ni umugabo n'umukunzi wawe niki wenda umukundiye ku mubiri we cyane nicyo mukundiye ku mubiri we nicyo wamukundiye. Wakunze amaso ye wakunze ku mubiri we ku mubiri we ni byose kuko ngiye kuvuga kimwe ashobora kuba wenda n'urugero agize ibyago akakibura ubwo icyo namukundiye cyaba kigeze n'abanyamukunda nibyo uko ateye wese. No ikintu kinangaje aho ngo birumvikana ikintu kinangaje urumva baba ngo urukundo rwarashize ariko wowe urukundo rugaragaje cyane urukundo rubaho nubwo atari bose. Muri make urukundo ruracyahari ntago rwagiye kuri bakeya ariko nanone ntago baba ari bose. Rero guys anga turi Ziniya gusa none se wowe urumva reba ukorera Ziniya umukunzi wa Raje abantu bamuhaye inkwe na tateye ivi ntago mu kazi bijyamo ingaruka. Hano nta ngaruka mbigiramo kubera ko ngewe imba nikorera igare n'iryanjye na verisoma mvuga ngo ndatanga n'ubwo mugiye kwita naye muganiriza mubwira se baby buriya bigenze gute ibintu nkoreye wallahi ku kazi. Gusa feedback ndazi kuzibona mu gitondo ngarutse mu kazi muri aba basaza dukorana bambwira ati buriya ibintu wakoreye ahantu ni ibiti byagenze gute. Gusa nazi n'ingaruka mbito zirimo kubera ko hano iyo nta mutekano muke wateje
mani ntabiba birenze tu. Fani umukunzi urumva ko aragukunda ariko urumva ko ari na prod yawe none se niki kintu urumva uvuga ati aramutse wenda akoze ikintu nahita mwanga niki yakorwa tumwanga ikintu yakorwa tumwanga niki ndamutse mufashe anca nk'inyuma gusa nyine ndabizi ko atanabikora nawe muri make nagwa muca inyuma ase bro wabikora man njye ntago namuca inyuma mani wanabaza n'abasaza hano dukorana tu njye ntago naca inyuma baby wanjye mani mwemera bavuze ko urumva uramutse umuciye inyuma akagufata atakwanga wowe niki yakora kwahita umwanga ubu ni igiki baby wanjye yakora nkahita mwanga aguciye nk'inyuma we n'urugero nkamufata anciye nk'inyuma mani anciye inyuma nyine byaterwa n'uburyo anciye inyuma mani ari umuntu uguciye inyuma nyine mu gasuzuguro nyine ukabona yaguciye amazi byatara ariko njye baby wanjye mani abikoze mu ibanga n'ubundi twakumvikana nandi hustler and rasta mani nta mutima mubi kabisa bro nahoze ndiye mwana wawe mbona uburyo mani akeye mbona mani nyine mbona bazamugutwara bro ashaka kumugutwara mani urabyize ko azaba paka mani baby wanjye niba mu bushobozi bwanjye buke nshobora kumufasha bikagenda neza cyansabye nkakibona nyine abari hasi ntago navuga ngo ndakibonera ku gihe ariko ndakibona mani kandi bikagenda neza akishima tukabikora neza love igakomeza tu none se ani umukunzi wawe ni umunyonzi wowe ufite akazi yego wowe ukora iki acuruza wow muri make araza akanyonga none utwo abonye mukaduhuza mu kubaka urukundo Banyarwandakazi ino couple muyigero kabisa ani yambwiye ati nshaka gutungura umukunzi wanjye ngo ni umunyonzi nge biranangaza kubona satungura umukunzi ari umunyonzi ariko uburyo ateye ivi navuga ati mana ngira urukundo racyariho kabisa ye biranunguye ahubwo kubona ateye ivi ntago neza ko wabikora biriya no baby ntago neza ko yabikora n'ukuri kw'Imana ngiye mbonye baby apfukanye none mu kiziba nkuko sema no love no ntagisanzwe gusa icyo namwizeza cyo nawe tugiye gukomeza love dukundane nta kibazo kirimo kabisa kandi abyemere ndabikwizeye ikintu ngiye kubaza mwembi ani n'ubwa mbere ukundanye n'umuhungu nangaro ubwa mbere ariko iwe yaje ari rurange muri make yaje ari gatumwa cyangwa cyaguhaye imiti yaguhaye ku miti sha bro utabara mwaye ku miti man miti man baby we twariurije gutyo man akunda vibes zanjye kandi nanjye nakunze vibes ze nakunze ugi acting man nyine azi guha agaciro umukunzi azi love cyari cyo tu icyo kintu namukundiye kandi none nago yita kuri bya za bra z'abantu baba bavuga ngo uramusaza n'umunyonzi iki niki ari abantu benshi babivugisha amagambo nk'aya man kugira nandukane n'umubaby wanje ariko baby akabima amatwi tu so man guys ngiye kubasaba ikintu cyoroshye ani ujye kumara mu maso urumva umutera imitoma sibyo none nawe urumva ahite agira agusubiza indi mitoma abantu bavuga ngo urukundo ngo rwarazimye babigiro kabisa sibyo babigireho twagenda ndara kurani ari natangire murene mu maso umutera imitoma mureba kana ko wow nyine kuko impamvu ngiye mbivuze gutyo nuko mbona ngiye mwanunguye kubona umunyonzi akunda n'umuntu wo hanze ngiye byanangaje mutera imitoma nawe umutera undi mutoma dene dukomeze Sheri nyine ndagushimira ko utaneje abantu kandi n'abagerageza kuduca intege ndagusezeranya ko bitagizigera biba kandi ndagusezeranya ko nzakomeza kugukunda ntarebye ku ruhande cyangwa hirya nzima amatwi abaneranya nawe kandi icyo abantu bakwangira nicyo nkundira urakoze cyane ati niyo imvura yagwa niyo izuba ryaza ribyica abantu nge nzanamba kuri wowe so nta kintu namubwira ndamukunda kandi cyane gusa ngewe umutoma namutera ngiye kumunyuriza muri hip hop kuko ngiye nababwiye ko sometime man njya nihiringa nkanajya so uri n'umuhanzi nabyo uri n'umuhanzi okay twagiye garafre mutera umutoma ngewe umutoma nagutera avuga ngo baby girl urankunda kandi nanjye nuko uhora kumya ko nabwo ukunda imiguruko uzaba umukenyero nanjye nkubera umweko zitwara neza cyane tujye mu rukiko nza gufata neza maze nkuzuriza imifuka babanzi bose nzabafata amateko
babona ayo matako bakazana imivuduko ntabwo bazi yuko mbere yuko uvuka Imana yamaye amategeko yo guhigura imihigo nashyize mu bubiko nkava ku muhanda maze nkaza nkagukunda nkakujyana London tuvuye mu nzi koko bikankore byose ushaka mu rukundo rwacu rwose hoya nta mupaka kuzuba niyemeje kuza kubera umutaka baby ndagukunda. Wow ariko mana dukuri ariko mana dore urukundo mana we mbabwiza kuri bantu muri singo mwige kabisa nuko atuzamubera umutaka mu gihe cy'imvura nzamubera umutaka mani kubera ko nanjye ibintu abankoreye wallahi ngiye kiba kindenze urarenze uri ukumva urenze ibi ni bike nawe yakubwira mani najyaga mubwira ko ndi umusani akavuga ubeshya kuri umuhanzi no sasa ngutuze no kariya y'ubunyonzi n'ubuhanzi so mani nakubwiye n'ubundi no mihanda mani abari insazi urabona kuza imihanda ku igare abasaza baratwara imitaka baratwara amamuvu baratwara amabike hano ni insazi ngiye ukancaho nyonga nihirinze tu rero ngenda ndavuga mu biceri bike nabonye reka ngire ukuntu ni supportingamo nanjye mvuge ngo iri gare siryo nzahora kameme iri gare nzanye mfite target yo kurivaho nkajya ku yindi standard byuzuye umuziki nkora ejo cyangwa ejo bundi mani bya boostinga tu bya boosting ugasanga nanjye bibi wanjye mutuje mu igorofa kabisa ukuntu neye nemera mbonye bwa mbere uteye imitoma ndemera sibyo no indirimbo yawe bwite ni iyihe ushaka njye mfite ingoma mani zirenze imwe reka nkutemo akavasi kavuga ngo twafata bugari nkakuzengurutsa Kigali ugenda uri kumena mumeze nk'izi ngagari twakwikaraga nkahita nkusabira ikibari after party baby ni kiribre ibintu ni hatari ndabona uri tayari give me the bari baby gari ndahari mukaraga ibikari umene misukari ndagufata bufara maniga cy'imihari turavanga rikeri bariko nk'ububyeri babone ni hatari turabanyemari bariyongoza bari badafite izo mari njyewe na baby wanje we travel party guhiga ibyo biceri tugakora izi ndori yamanitse Mike Dollar indirimbo yonyine ufite cyangwa n'indirimbo mfite indi ngoma mani mfite ingoma nyinshi so narihirinze mani nuko ziba zaranze ariko mbona narabikoze fresh so ndakubaza ni ubundi music ubwo ne trap mu Rwanda ubona bayifata gute mu Rwanda trap muri rusange cyangwa hip hop hip hop ukuntu abantu bayifata mani ku bantu bakuru ku bantu batari mu rubyiruko so wenda harimo abari mu rubyiruko ko batayikunda batayumvamo ariko hip hop ukuntu bayifata hano mu Rwanda mbona nyine ntago baha agaciro nk'uko baha R&B bano bantu baririmba ari ukuntu nyine biyorobeka ukabona nyegize umwana mwiza cyane ariko abarapera ikintu tuba tuzwiho ni ukuvugisha ukuri ukavugisha ukuri ukavuga nyine kuri kuraryana mani iyo uvugishije ukuri baravuga ngo uriya musaza ni ikirara indirimbo ya mbere yiririmbye numva inkozano ku mutima twagiye bro ku ya kabiri kamukubiti ya kabiri mani family problem zireza abana bari ku mihanda peti mutoto w'imyaka 9 yikaraga kushe nta n'ubukanda so zikamudoda zikamukanda kagaruka yaramenye umuganda nakuriye kuri no mihanda street zirimo ziradukanda street nawe ziracyadukanda sinigeze mita muko bigenda ibingibi nibyo byanjye uru ruganda ndimo ndarufonda nigazi bikinana na gahunda ntibasha nako biza n'ubukanda dore mbatamo nafunze umukanda man alright amaze kuturirimbira muramwumvishe Fanny nahoze mwita ani Fanny byose ni kimwe Fanny umukunzi wawe ubonye kazi no kuririmba yego ndabyishimiye arakwemeje cyangwa nawe nyine ntemeye none wajya wakwemera none Fanny mwi minsi usanga bavuga ngo na rukundo rukiriho gira inama uha abantu bavuga ngo na rukundo rukiriho gira inama bahereza dunasoza inama nabaha nyine urukundo ruriho nubwo atari kuri bose ariko ruriho kandi buriya nyine biterwa nuko wakunze cyangwa nuko uwo wakunze nawe yagufashe rero nyine ikintu nababwira urukundo ruracyariho bicika intege urukundo ruracyariho ahubwo uzakunda uzamubona none umvise ko baby wawe ari sere cyane kandi azi n'urukundo none se wowe urumva nawe inama uha abantu badukurikiye maduha vasi so first of all inama nabagira no gukurikira nyene niba ufite umuntu ukunda musore cyangwa nkumi mukunda umukunze man mureke zino love z'amapranka tu ukunde umubebe wa mukunde man mukunde kuko ejo cyangwa ejo mundi ntago uzi ikiminsi hatse ntago uzijyaho bigana tu so rero
mani njye niyo nama nabagira tu. Okay, twagiye So, kuri vasi sasa. bana baka- Vasi isoza kabisa y'imihanda. ati ngo yeah ng'abantu b'iyi minsi nabuze ifu basunzwemo uragira icyo ubona bakaza baguruka wanabona job bakakubikira imbere twabaye mu buzima bumwe bugoye cyane tutagira kirengera twirirwa twiririra twabuze ibyo turi burye twabaye mu buvumo mu buzima buhamanye none ubu nta mikino tuje tubakubita mikrofone mu ntoki ntabyo gukina nayo tuje gukora muhigame tuberekeye tuje nk'igisubizo ntabwo tuje nk'ikibazo ntituriba bibaza ahubwo turiba gihozo tuzaririmba mpaka kugeza ku iherezo ntabyo imihezo tuzahora tubahereza ni nabyo byiza dushaka bikaza ntabwo tubikora Okay my brother, mwamwumvishe rero uyu ni umuhanzi akaba n'umunyonzi afite umukunzi mwabibonye rero tunasoza njyewe kuri wowe cyo nakubonyeho nuko ufite imbere heza ntabwo ndi umuhanuzi ariko mbonye ko uburyo uririmba just biratanga ikiza cy'uko ejo waba umuntu ukomeye cyane kandi ikindi nuko umukunzi wawe naragukunda bya cyane arankunda kandi nawe ndamukunda nidukomeza love yacu man bizagenda neza. Fani kangushimire Fani wakoze Gramu mwakoze kubana natwe kandi wakoze no kumfasha. Ikibazo surprise yawe yatugoye bwatwiriyeho saba kwitegura. Kangushimire nawe man urakoze kandi na bibi wanjye arakoze man surprise nayo ndayikunze nubwo intunguye. Okay. Guys, hanjye nitwa IT kambashimire mukora subscribe mukora share. Ciao ciao.